najyaga mbabwira ngo mubyutse abarwayi dusenge mugasenga cyane tugasenga noneho barumuna banjye bashiki banjye bakuru banjye bakavuga ese ibi bintu ari kubivana he umwe ngo njyewe mwemereye Bibiliya ndababwira ngo urakoze ngumva ngo nanjye mwemereye kwa muganga mu bitaro nagabanye Bibiliya zinga ebyiri nubwo nta nimwe yari yataha ariko zizaza njyewe ninjiramo mbona abantu bambaye icyatsi kibisi bameze nk'abasirikare bari kuvuga ngo manura igitara ngo ushinzwe gutera ikinya iki n'iki doke nje naherutse njyewe nsinzira ntazi n'ukuntu nagiye ukuntu bambaze ntabyo nzi gusa ikintu ndi kwibuka mvuye mu kinya nkangutse namaze iminsi ibiri muri koma ntakanguka uzayibona ku mafoto ntakanguka aho kangukiye sasa bategereze ko nzakanguka baraheba ubwo nje nibaraga ikuzimu wenda nyine nk'aho hantu uri muri koma iyo minsi ibiri nta kintu watekerezaga umuntu aba ameze ikintu cyo ku isi nta kintu ushobora gutekereza kibaho ibintu nari ndimo n'iby'ikuzimu byo narabibonaga n'amaso ndabibona mu mwijima nge nabonyeho ibintu ikuzimu nk'ibiki nta kintu kiza kiba gihari n'ubundi babaga barimo gucukura imva gusa bashingura abantu ko bari bakujyanye mwe nanjye ubwanjye nari kumva hejuru barimo kuncukurira narabibonaga barancukuriye narabibonaga batari babisoza nje nibona kangutse batari basoza gucukura kandi ndi hejuru ntegereje n'ubundi hari muri umunange bita Bizimana Jean Claude atuye Kanombe niwe wankanguye yarampamagaye ni Imana nawe yamukoreyemo araguhamagara kuko nje naratekereje iyo atampamagara babandi bagasoza bakanshingura ku isi bari kumenya ngo runaka yapfuye. Turabashuhuje inshuti zacu ni All the Gospel TV, twarabwiye ngo ni channel ya Gikristo ibagezaho ijambo rizajya rituma mwubakika mu mwuka cyangwa ibindi biganiro yewe n'ubuhamya buzajya butuma hari ikintu gikoreka ku mutima cyangwa ukumva imbaraga z'Imana, ukumva ahantu Imana yakuye umuntu. Ni nabyo umunsi mwari mumenyereye imbere njyewe ngenyine imbere ya kamera, ariko uyu munsi dufite umushyitsi hano. Eric, uraho neza? Ndashima Imana. Ndakubona kabisa. Ndapira k'umweru, umusore ukeye. Meze neza narize. Urashima Yesu? Ndashima Imana cyane. Njyewe rero ubu ngubu uyu munsi turi kumwe n'abatumirwa nyine bari batureba. Yego. Ariko nkuze nka Rasta. Ndikubona icyanwa hano cyaragabanutse ubundi yari suna nini cyane bigaragara, ariko ubu yaragabanutse. Ko imyiterere yagiye igabanuka niko nagiye ngabanya ibikorwa byari mu mubiri wanjye cyane. Noneho rero ndagira ngo mu by'ukuri mbere na mbere njyewe nkuze nka Eric, yego, nkuze nka Rasta, sinzi impamvu bakwita Rasta, sinzi iki, ariko ndabizi ufite ubuhamya pe, ufite ubuhamya. Nanjye ubuhamya bwawe bwarankuruye, numva bwafasha abantu, niyo mpamvu navuze nti reka tugusure. Yego. Ubundi dusobanure Eric ni muntu ki, Eric ninde, tubwire muri make. Yego. Ubundi njyewe amazina yanjye nyakuri y'ababyeyi bazi, y'ababyeyi banyise nitwa Bigirimana Eric. Bigirimana Eric. Yego. Irya Rasta urabona ko iwacu n'ubundi hari yakiri mu giturage, hatari hatera imbere. Ariko njye ibikorwa nahakoreraga byari ibikorwa bihambaye cyane kandi bishimishije binezeza umuntu wese. Ukiri aho hariho abantu bazi ko ngo barasta ngo n'abantu ngo baba barashyizeho imisatsi, banywa ibitabi, banywa inzoga, ariko se kuba Rasta n'ibikorwa byiza akoraga, ibyo bintu wabihuza gute? Cyangwa nawe nuko wiyogoshesheje wenda hari ukuntu byari biriho? Nari mfite dread, naje kwishira bitewe n'abantu izina Rasta byatumye nshiraho dread. Ariko Rasta si ukuvuga ngo Rasta uburi umuntu waho ngaho mumwe witabi iki oya.
rasita ni ku mutima, ni ukuba ufite umutima mwiza kandi buri muntu wese umwiyumvamo nawe akwiyumvamo, utari ikijura, utari ikirara, utifata nabi, uba uri rasita mwiza cyane. Ariko iryo zina aho ryaturutse iryo zina aho ryaturutse rya rasita, ngira ngo hano iwacu Gaseke nta mashanyarazi yari ahari. Naje kugira gutya nzana ka genereta, ngura imashini ebyiri zogosha, kuri college Gaseke hariya ndahazi kuri kiriya kigo cya segonderi batangira kuvuga ngo batangira kumpamagara ngo nzajye nza mbogoshera abanyeshuri. Kiriya kigo cyari gitangiye, ubwo nahise mbonamo akazi ko kuzajya nogosha abanyeshuri nkabakoreshereza boom buri kwa gatandatu kuri ka kajenereta kanjye, n'amashanyarazi bakayabona iryo joro, ariko ntabwo ari buri munsi kuko najyaga no mu masoko ahantu hose baranzi cyane, ndazwi. Yego, kuba rasita rero ni ukuba uzwi n'abantu benshi, uramenyekana, uba rasita. Ndumva hari abaturage bari baje kureba ibikorwa ndimo gukora, ndi kogosha kamoteri nagacanye, ntangiye kogosha abanyeshuri, none najya mbogosha neza bakwishima abaturage. Abanyeshuri nkumva bo bakavuga ngo uriya mutipe yogosha neza n'umusitari. Umuturage we ku ruhande yumvishe ko sitari yumvishe rasita. Ubwo aho agiye guhura n'abandi barahuye, avuga ngo uriya mutipe ni umurasita. Ubwo izina rya rasita niko ryaje, riba riraje. Nta muntu wari uzi izina ryanjye. Nese wenda unyemerere dukoreshe rasita, n'ubundi nanjye niryo rinkurura cyane. Yego, niryo abantu benshi bazi. Ndagira ngo utubwire, urumva iyo umuntu yarangije kuba umusitari, hari ukuntu nyine abantu benshi, inshuti nyinshi, abasaza cyane cyane ariko urubyiruko, kumanaginga abo bantu benshi bazaga nk'inshuti zawe cyangwa bagukunze gutyo gusa, byarakundaga cyangwa wasangaga wenda hari inshuti ugize zije kubera ko uri kubogosha cyangwa n'iki, cyangwa sinzi. Ese abo bantu benshi wabamanaginga gute? Abo bantu benshi akenshi kuko nakundaga siporo cyane, ntabwo ari ukogosha gusa, nakundaga siporo ya karate. Ubu karate kabisa, kuko nambaye imyeru wagira ngo ni kimono. Nakundaga siporo cyane, nkina karate, nakundaga karate cyane. Nakinaga shotokan. Ubwo nayo nyine naje kugera aho ngaho narabogoshaga. Urumva mu gitondo twabanza tugakora siporo, ko nabogoshaga buri kwa gatandatu, abasiga nkabogosha ku cyumweru. Siporo twayikoraga kwa gatandatu no ku cyumweru. Mu gitondo twabyukiraga muri tisi, zarangira nkajya mu rugo nkitunganya, nkitera agafresheri, nkongera nkagaruka, noneho nkaza kogosha. Byatumye menyekana cyane, n'abantu bagenda bamenya cyane. Na za nshuti ukomeza kuzira. Inshuti zitangira ziraza zikabona ntago mbangamye, nta muntu ntuka, nta kibazo muri make mfite, nge mpora na morale buri teka ryose. Yego. Usibye ko yaje kugera nyuma, urabona abasore tuba dufite amaraso ashyushye. Nahise ndomoka ndigendera. Urigendera? Nahise nigendera. Ujya he sasa? Naragiye n'inshuti yanjye yankuruye ibinjyanye mu gisirikare. Burya wabaye n'umusirikare? N'igisirikare naragikoze. Ngaho nacyo naragikoze rwose. Umva ko ubuhamya burari, ntabyo mwari muzi, nanjye ntabyo nahenze, nakobonaga nk'umusivile mugenzi wanjye, ariko reka nitonde genze gake. Hari bamwe babizi, bariya bakuze, hari bamwe babizi, bagiye bambona barabizi, imirimo nagiye nkora barabizi. Nabanje nakozeho n'igisirikare cy'u Rwanda, hano cyaje kunanira, nyuma nambuka muri Kongo. Karabaye. Naje kwambuka. Ariko abatari muri ajya ni FDLR ni M23. Ntabwo M23 yari yakaje. Ntabwo yari yakabaye. Oya. Narambutse muri Kongo njya muri RCD. RCD iza kuvamo, tuza kwikatamo ibice, tuza gushinga icyama cyacu kitwa CNDP. Ibyo bintu politike ntabwo nyiza, ariko yari yobowe na General Laurent Nkunda ngo njya mwumva. Uza kuva yute? Ko nzi ko Nkunda yigeze gucika, yahungiye mu Rwanda, hari
ibintu by'imirwano n'ibiki ntago njya mbimenya cyane. Ngiye muzajye mumbaza ijambo ry'Imana, ibindi byo reka. Nanjye ntago namenya ngo yahungiye mu Rwanda cyangwa mu Bugande, kuko n'ubundi ahunga twe twasigayeyo n'ubundi, ariko yaje guhunga nyuma. Bari bamaze kudukoresha icyo bita mixage, batuvanga n'ingabo za guverinoma. Ubwo twari twiyunze na guverinoma. Uza kuva yute sasa? Uburi hano mu Rwanda uri Gaseke hano, wavuye yute? Ukuntu naje kuvayo nyine niko hakundi nyine. Mu kazi hari ukuntu bigenda gutya, ugasanga no mu kazi uri gukora abo mubana n'ubundi amacakubiri ntago bajya bayacikaho, yaba mu kabari aho muhuriye, yaba hehe uriya n'umunyarwanda. Abanyarwanda agira ngo twanditse amateka mabi cyane, batuvuga nabi mu mahanga. Ariko naje kuvayo navuga reka njye kwituriza noneho, dore nanakuze noneho, reka njye kwicara iruhande rw'abakecuru, hazari naranapfira inahangaha bakayoberwaho nagiye. Uyu munsi uri kwibanira n'abakecuru n'ababyeyi? Ubu ngubu mbana n'umukecuru na papa na mama. Ariko kure no gushima Imana, zikuva hari ahantu batakurasha. Aba ari amahirwe rwose, ko n'abaturage barankundaga cyane, bo mu mahanga barankundaga cyane. Banyitaga muzehe, kandi ndi umwana nta n'ubwanwa nawe nakameze. Muzehe rwose. Hari akantu kantangaje, igiswahili uracyumva? Iringara ndaryumva, igifaransa ndagerageza mo gakeya. Amashi yo ndayazi cyane ahubwo. Hari ahantu mperutse kujya baririmba mu ndirimbo z'amashi bikanshanga. Reka twikomereze, ubutaha urumva naza dushobore kuzaganira mu Iringara, cyangwa nimba uri umuntu uzi Iringara cyangwa amashi. Nta kibazo rwose, Iringara ndarivuga cyane, wagira ngo narivukiyemo cyangwa se nararyize mu ishuri. Byiza cyane. Reka tugaruke aha hantu. Uyu munsi njyewe nagutumiye kuri cano ya Gikristo ikijijwe, kandi ndabizi ko nawe muri iyi minsi wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ariko ese urumva nyine kuba uri umurasita, hari igihe abantu banywa itabi cyangwa n'izo nzoga, nabyo nkeka ko wabinyuzeho. Izina ryo rirasigara n'ubundi ntabwo rijya riva, kuko numva naragiye muri Kongo nkubita, namaze imyaka 10. Ngarutse n'ubundi nsanga rya zina uzi ko rasita twamubonye, ndokeba n'umwana muto uvutse ejo bundi abavuga rasita bubyirutse yose rasita. Izina ryaje kuguma, nazi ko baryibagiwe kera. Nuko rero njyewe nakubonye mu rusengero uri gushima Imana, uvuga ko hari aho Imana yagukuye. Mu by'ukuri ndagira ngo usharinga abantu batureba, ni hehe Imana yagukuye, ni hehe kugejeje, mbese muri make uduha ubuhamya bw'iki Imana yakoze mu buzima bwawe. Bumve ko n'abandi hariho abarasita benshi badukurikiye, hariho abantu benshi banciye mu buzima nk'ubwo gacemo badukurikiye, ariko uyu munsi uri gushima Imana. Ubundi Imana yagukuye hehe, ikugejeje he? Ahantu Imana yankuye ahantu hakomeye cyane, ku buryo nanjye sinari mbizi ko Imana ishobora kunkura hariya hantu. Sinari nzi ko nahava, ariko kubw'ubushobozi bw'Imana kandi uko Imana inkunda, uko njye mbizi Imana inkunda, Imana irankunda cyane, yankuye ahantu hakomeye cyane. Ni ubuhamya bukomeye cyane. Ni ubuhamya bukomeye cyane. Ese njyewe ndagira ngo unsharingaho gakeya ahantu hakomeye wumva wavuye, kuko njyewe hari abampaye amakuru, nimba barambeshye simbizi, ariko bakuza umwe itabi. Nararinyweye inzoga, narazinyweye nyinshi kabisa cyane, ariko kugeza kuri ubu ngubu aho tuvugiye ahangaha hari ibyo umuntu agenda acikaho bikanakunda. Rasita utambeshye, bakayoga ntabwo kigasomaho. Umwanzuro nawe ufatiye umunsi umwe. Byose yaba itabi yaba inzoga nabiparikiye umunsi umwe. Urabireka birakunda? Ndabireka birakunda, mpita mvuga njyewe rwose uruhare runini rusigaye kuri urwo njye nsigaje kuri iyi si ndohariye Imana. Sinzongera kuyihemukira ngo nce mu nzira hirya no hino, hoya. Uruhare rusigaye runini ndohariye Imana, nzayikorera mpaka ngeje ku mwuka wanjye wanyu. Amina kabisa. Noneho hari ukuntu bambwiye ngo abakuzi kwa ngo
ari kubona na kamushwari n'akabarasta ariko nta kibazo kuva bambwiye ngo nabyubahiriza. ngo ubu uyu munsi abakubona ngo babona uri kibonke ngo ariko ngo yigeze kunywa itabi ngo uragenda ngo ubu umuntu wananutse mbese ngo bakabona isura ariko umuntu bakamuyoberwa. Ibyo bintu nibyo nakubeshye na n'ubu ngubu hari bamwe bakibagirwa bakumva baranyise ngo rutura iryo ryavuye naryo iryo zina ryaje mu byo mu kabari kubera kunywa inzoga uburyo nitwaraga nagendaga ubundi nahabyimbye cyane nagaye nabaye munini kandi nari gatoya cyane ariko za confidence z'inzoga niki nakubiseho n'agatabi nkumva doke ndaremereye numvaga n'umuntu umukubise igipfunsi yagwa hasi kandi nari uwuhese reka ntacyo nari nahuhaga n'umuyaga nuko rero nahuhaga n'umuyaga rwose ukuntu Imana yaje kungirira ubuntu, ukuntu Imana yaje kungira neza. Naje gusanga burya Imana burya ntabwo ipfa gufata umuntu ngo ikurekure itabishaka. Burya Imana ibigufite isaha iyo ari yo yose, isaha iyo ari yose ibigufite mu bikorwa byawe, mu byo uri gukora no mu byo uzakora ejo cyangwa ejo bundi hazaza. Imana yangiriye ubuntu, ariko nyuma nje gutekereza, nje gusubiza ubwenge inyuma, mbanza kureba ku makosa naba narakoze kuva nkiri mutoya, icyaha nagiye nkora gikomeye cyane kugeza naho ngereje imyaka mfite zabukuru ahangaho ngejeje. Sinari nasaza, n'abajya bambona abanzi bajya bavuga se uriya mutsipe ntabwo ajya asaza. Ntabwo ajya asaza, avuga ni Imana ibikora kandi ntabwo waba warakoze siporo cyane bihagije ugaragaze ko ukuze. Reka uwamenya se ko mfite 35 n'indi 35 reka njye ndi kubona ugifite nka 25. Reka niko bajya bambwira 10 ndi kubona yiyonge ariko ubu ngubu noneho menya ndumva ari nka 18 bitewe n'ukuntu noneho meze. Mbere nkinywa inzoga n'itabi nari meze nk'agasaza. Ubu muri iyi minsi ufite amahoro. Nari meze nk'agasaza, ngire ngo uzanabibona no ku mafoto uzabibona. Yameze nk'umusaza, amafoto arahari kubera ko unywa agatabi. Afite na dread, ahubwo na dread nkizifitemo. Abantu mudukurikiye buriya nidushobora amafoto tuzabereka, ariko mu by'ukuri ikintu cyatumye uva muri ibyo bintu, imbaraga zagushoboje kuva muri icyo kintu, muri rya tabi, muri za nzoga, ukayoboka y'urusengero, izo mbaraga zavuye he? Hari abantu bagusengeye warasenze cyane, cyangwa n'Imana yakwifatiye nk'uko tubyumva? Ni Imana yanyifatiye pe, ni Imana yabinkoreye, no kubicika byose ni uruhare rw'Imana. Burya Imana ikigukunda, Imana igukunda ntabwo ishobora kukurekura n'izo ngeso zindi ukizigenderamo. Igira gutya ikaguhuza na buri kintu cyose. Njye naje guhura n'ikibazo kiremereye cyane pe, nanjye sinari nzi ko inzoga nzazireka cyangwa se itabi. Uhura n'ikibazo? Nari nzi ko ari ibintu nzagumana. Nari ngeze noneho aho nsigaye mbona imba zinshizemo, hari igihe natekereza nkavuga se buriya ubuzima bwanjye buzagenda gute? Ndi kubona ubuzima bwanjye sinzashaka, nta rugo nzagira, n'izi nzoga zanjye numva nta kintu nzigezaho, ku buryo byari bigeze n'igihe abafamiliye banjye nyine nk'abashiki banjye hari igihe bageraga bakavuga ngo dufite ubukwe i Kigali, ariko nyine bakibara ngo wowe nawe tuzajyana, ukabona bankubise nk'inote ya 2 ngo wowe busigaye ku rugo tugiye mu bukwe. Kubera iki? Bajya mu bukwe, urabona ko mu bukwe muhahurira n'abantu benshi abo mudaherukana, mwari muziranye, niho muhurira ubundi. Nabo bakavuga ngo runaka aracyabaho koko, bakishima, nawe ukagenda wishimye ngo mbonye ba runaka ntaherukaga. Kuko nari ngeze ku rwego rutameze neza, nari ndi mu rwego rutameze neza. Ni hahandi wajyana n'umuntu mu bukwe akagusebya, nawe ugasanga igisebo uragifite igisebo. Urumva? Nuko icyo kibazo wahuye nacyo rero gikomeye kikaza gutuma utekereza ku Mana cyane, ni nk'ikiyubwo. Ikibazo naje guhura nacyo, naje guhura n'ikibazo n'ubundi nkiri mu buyobe bw'agacupa n'itabi.
naje kurwara indwara y'umutwe, umutwe ukazajya undya. aha Umutwe ukazajya undya buri munsi, ndi kunywa inzoga n'abandi, njye nkababwira ariko umutwe umereye nabi. Nk'uyu munsi umutwe undi inshuro 3 ku munsi, kandi numva bitameze neza muri njye. Nkabibwira abagenzi banjye ngo wowe fata agacupa mwana umwe ngo umutwe ngo birarangira ngo birarangira ibyo ngibyo ngo kubitamo inzoga ntaribi. Nkejo ntangira kumva noneho n'inzoga ntazo nshaka kubera wa mutwe kuko ni njyewe umutwe waryaga, bariya bo nta kibazo bafite. Bumvaga tunakomeza tukanywa ko nari mfite ikigare cy'abantu benshi babanywa ibinzoga, abanywa ibisigara, bari aho ngaho doke bo ntibamenye ikiri ku muntu, kandi njye ndimo ndababara bo ntago babizi. Ngo fata inzoga, urabwira oya ndarwaye, umutwe uri kundya, uri kumbabaza cyane, wagira ngo ni inyundo bari gukubita mu mutwe. umutwe njya muri farumasi njya kugura ibinini. Ndavuga rero paracetamol ndi kuzinywa nta kigenda, ntacyo ziri kumarira. Ngenda ngura bya binini biriya cyitwa efrariga bashyira mu mazi amazi akabira, ngo nibyo binini bikomeye cyane. Umutwe wagukarushaho kundya cyane kurenza. Mwa zino za index nama headaches nabyo bifata ubusa. Umutwe umbana umutwe, ndavuga oya. Ku buryo wari usigaye noneho unjya nkabanza nkunama nkapfukama nkashira umutwe hasi nk'umuyisilamu nkaho ngiye gusara. Umutwe ukankubita ukaza kundekura nyuma y'iminota nka 15. Ubwo nakweguka nkatangira kuzengerera, kandi nta nzoga negezemo, nkashaka kwikubita hasi. Biza kumbana ikibazo cyane. Ndavuga mbwira abagenzi banjye ngo nta rundi rupfu ntegereje, ni urunguru. Ni umutwe ugiye kunyicira, nta kindi kintu kigiye kunyica, nta rundi rupfu nateze. Gusa ko mu cyaro hari igihe umuntu arwara umutwe ugakeka ko bamuroze cyangwa hoya nabyo barabivuze kuko byaketse ko bagushyiriyemo, nabyo barabivuze kuko nari nsigaye noneho mu cyumweru kimwe nari nsigaye numva ibiryo bimpumuriye, hatangira nkaruka ubusa. Banzanira agashyushyu yenda uko urumva ko sinaryaga, niko nagendaga nanuka noneho. Amaboko yarabaye nk'imiheha. Barabimbwiye ngo uyu munsi uri kibonge. Uzabibona ku mafoto. Uzabibona ku mafoto, birahari rwose. Mu rugo banzanira inshyushyu yamara iminota 5 mu nda, nkongera nkayigarura. Baravuga ngo ntureba nta muntu ugira ukamata, agiye gupfa. Baramuhaye umuntu urutse amata ngo arapfa. Abwire si barampaye ko nta mugore wa mugenzi wanjye nigeze ntereta, ko nta kabari mfite, nibura ngo hari umuntu turi gupiganwa mu kabari ifite abakiriya benshi. Ubwo bamuhoye iki ko nta muntu nyanga, ko mbizi ko nta kibazo. Baravuga ariko twaganira n'abantu bakuze, abantu bakuru, twababwiye ibibazo ufite, batubwiye ko ibyo ngiye ari ibimenyetso by'uburozi n'ubundi. Ngewe rero ni Imana yankoreyemo, ni Imana yankoreraga mu cyo gihe. Ntago bakujyanye mu bakuru. Oya, ukuntu byaje kugenda ngiye nahise manuka, nta muntu mbwiye ngo ngiye aha, nigira kaje vuba. Ngeze kaje ndabwira nge ntago nje kwivuza bisanzwe, ngenda nje gufata transfer hano mu transfer. Gusa nanjye sinzi ukuntu byanzagamo mu transfer, ngiye ninzanye barayiguha mu mpereze transfer yo kujyana he Gicumbi ku karere, ku bitaro by'Igicumbi. Barayimpangira Igicumbi, ngerayo docteur turabonana turaganira, anyandikira imiti yo kujya kugura muri farumasi. Ku buryo iyo miti yarambwiye ngo nuyirangiza ukabona nta kigenda uzagaruke. Imiti nyinywe mutwe reka da, ni nako nagiye nshonga nka buji. Narashizemo nta kwambara urukweto rwatimba ngo mbe nakaruterura hasi, dore ko azikundaga kuba. Ntago rwose naraziparitse zandushaga ibiro. Numva narapimaga nk'ibiro nka 30. Babo nuko imiti yagize iki kumarira cyangwa imiti byaranze. Subira kwa docteur ndambwira byanze. Ahita nyandikiye, ahita meza transfer ikomeza ijya CHK kujya guca muri scanner. Yego. Ngeze i Kigali nciye muri scanner, ibisubizo bambwira ngo bizaboneka. Naciye muri kwa kabiri bambwira ngo kwa gatandatu nibwo ibisubizo bizaboneka. Urumva byageze icyo gihe narembye noneho cyane.
umutwe wabaye umutwe, isereri yabaye isereri, ibyo bamuhebe bwose ngarura, donc nari ngiye kuzaruka umutima. Abantu baravuga se uyu ni umutwe nyabaki utuma umuntu haruka. Urumva kwa muganga ntibari baguha igisubizo? Oya, ndacyategereje. No mu giturage bari kukubwira ngo tujye kureba abandi badufashe. Numva byari kwa gatanu, bigeze kwa gatanu nari indembe. Bahise bazana umumotari. Usubira kwa muganga. Bazanye umumotari ngoye, bashatse kunjyana no mu bakuru ngo kurwesero iriya. Umumotari aje, ni Imana yankoreragamo icyo gihe. Umumotari aje yarambwira ngo barakuntumye nyine tugiye kujyana kurwesero, nabwira oya. Njyewe natanze ibizami byanjye byo kwa muganga ntago byari byasohoka. Nibisohoka tukamenya ko nta kintu mfite, nta burwayi na bumwe mfite, aba ari bwo muzanjyana yongeyeho mu bakuru nta kibazo. Tuguma aho ngaho, nafite muramu wanjye yabaga i Kigali na mushiki wanjye. Bari batuye mu Nyakabanda, nibo bagiye kumfatira ibisubizo kwa gatandatu. Nibo bagiye kumfatira ibisubizo. Bahita bambwira ngo urabizi umuntu wawe arwaye ikibyimba ku bwonko kandi tugomba kumubaga byanga bikunda kuko tutamubaze n'ubundi ni umupfu. Ikibyimba ku bwonko. Njyewe ntabyo nzi, barabimpisha, barahamagara na bonyine kuri bonyine imiryango barabimpisha, aravuga baguhisha amakuru. Buriya nagera ku iseta arahasigara arapfa. Ikibyimba ku bwonko ni atahe. Nagera ku iseta n'ubundi arahasigara. Baje kubikubwira gute sasa? Urabona mu muryango mushaka kuvuka muri abana batandatu, ariko hakavamo umwe utagira ibanga, utazi kuhisha ibanga, avuge ngo ndarihishe. Yego. Abandi bakomeje barampisha. None bakajya bampamagara ubutitsa hirya hino, n'abataramamagaraga bakatangira bakampamagara ngo urabizi se umeze ute? Umeze neza? Nabwira ngo ntabwo ntangiye koroherwa. Natangiye koroherwa kwa gatandatu aho ngaho. Tangiye koroherwa ngo turumva tugiye kwitegura tukareba uburyo twazagutembereza ku Gisenyi, tukakujyana ku mucanga ku mazi. Turabona ufite stress nyinshi, kandi ubwo ngo bazi ibyavuye hariya, bazi ko hariya bamenye neza ko ufite ikibyimba ari urupfu n'ubundi hariya. Najya ku iseta nzasigara ku iseta. Ntago bari bazi iby'Imana ipanga ibyo ari byo. Imana ishimwe. Mugiye kunjyana ku Gisenyi ngo urebe amazi wicariye ku musenyi n'ubundi ugabanya ibintu bya stress ufite mu mutwe. Atekereza nkavuge se abantu batampaye nayo mafaranga nkiri muzima, bayaguhaye urwaye none bayampaye ku mazi, ndumva ngiye gupfa, babonye aho kunjyana ku mazi, ubwo ni nkoko bazayigura. Bose bazayigura bwo nzayirya. Sasa waje kubimenya ute? Ubwo hari kwa gatandatu bamaze gucicikana amakuru gutyo, bigeze nko masaa 9, mfite mushiki wanjye bita Judith. We nta banga ajya agira kubwirira aho ngaho byose aravuga. Karabaye. Yahise ampamagara ngo bimeze gute? Zabwira meze neza, ahubwo ndimo ndoroherwamo gakeya, umutwe ntabwo urimo kundya cyane. Ngo ubwo rero bakomeje bakubeshya, bamwe ngo bazakujyana ku mucanga. Niki utinya gupfa se? Ndavuga ngiye ntago ntinya urupfu. Niwabaye umusirikare, nabaye umusirikare, ntago wabonye abapfu, narababonye. Ngo bakomeza baguhisha, iyo si umuntu agiye gupfa baramuhisha. Amenye ibanga. Barabivuze. Bari bakomeze bakubeshya, basanze urwaye ikibyimba ku bwonko. Yamaye. Gugize ubwoba sinavuga ngiye nta bwoba ngize, ahubwo ngize amahirwe. N'umutwe bakawuvanaho. Agakuraho umutwe bakawukuraho, sinongere kubabara. Nakwishima. Ngo ubwo rero ejo bazaza bagufate n'imodoka bakuzane urare hano, kwa mbere uzagende ubonane na dogiteri. Ubwo ku cyumweru umugabo we yaraje n'imodoka barampakira ndagenda, kuko we yasengeraga mu ba DPR bari batuye hafi aho ngaho. Ahita abwira pasteur, mfite musaza wanjye uzajya kubonana na dogiteri, ndashaka ko mujya kumusengera, kandi bazabasha kuzamubaga n'iki, shaka ko mujya kumusengera azabagwe neza, cyangwa se nanapfa tumenye ko yapfuye ariko nta cyaha afite. Abapasiteri nijoro nka 2 baba baraje, baje ari 2. Bangeze baravuga ngo
ntabwo ari ukumusengera gusa, turanamwatuza. barakwatuza iby'agakiza. Baransengeye barangiza baranyatuza, mvuga byose uko byakaba. Ibaze handi uba uvuga nyine nta kintu ugihishe, ntabwo uba ugifite. Wumva ko ugiye cyangwa wari ufite ubwoba bw'uko ugiye gupfa? Narabitekerezaga se, iyo umuntu agiye gupfa ntabwo utekereza ko ugiye gupfa. Nabonaga nyine ko ari ibintu bisanzwe, ariko ntabwo nari mpari, kuko iyo twarebanaga gutya njye nagiraga isoni, ntabwo twarebanaga ngo mare umwanya munini turimo kurebana. Sasa barakwatuje, baragusengeye, baranyatuza, baransengera ku buryo niyo ngira gutya Imana ikanyigarurira pe nari kugera mu ijuru. Byo ndabyemeza rwose, nari kugera mu ijuru neza cyane. Byose ndabibabwira, byose mbabwira amava n'amavuko yanjye, mbabwira ibyo naciyemo byose, ni cyose baransengera, ntabwo agakiza gutyo iryo joro. Yego. Nararyamye, mu gitondo turitegura tujya kwa muganga. Tugeze kwa muganga, dogiteri yambaje inshuro 3, kuko bitewe n'ukuntu yambonaga ukuntu nanganaga, nari narananutse pe. Umve ko no kuri moto nafataga umumotari kugira ngo ntagwa. Yakubaza inshuro 3? Ebyiri. Inshuro 2. Ubwo tuhageze yahise atubwira, rero turabona ufite amazi mabi ku bwonko, inyuma ku mutwe, ku ifoto uzabibona. Turabona ufite amazi mabi ku bwonko. Asa utagiye ngo uce muri MRI tubone inzira tuzaheraho, twazakubaga 2 tuvoma ayo mazi tukubaga n'uburwayi. Ni byiza, hari ikibyimba ku bwonko, hari n'amazi mabi abuza amazi meza kujya ku bwonko. Yego. Ayo mazi mabi yabuzaga amazi meza kugira ngo agere ku bwonko. Yego. Burya hari n'amazi agera ku bwonko, amazi tunywa burya ngo ameza aragenda yungurura akagera ku bwonko. Ariko byo ni ukuri. Arakubaze rero? Oya, yabanje ameza transfer kujya rwa Faisal, kujya guca mu cyuma bita MRI. Nagiye nca muri MRI, ubwo urumva ko twavuye tuhita dutaha mu rugo, ni CD n'ubundi muzana. Twaraje tujya mu rugo kwa kabiri, muramu wanjye bari utwara ibyo bisubizo, njye nsigara mu rugo. Agenda baramubwira, rero genda umurwayi wawe uzamuzane kwa 6, mufate igitanda, kwa mbere nzabyuka mubaga. Ko bamubwiye. Byanjye byarimo n'Imana ngo, ariko ngo nubona yahumye amaso mbere y'iyo minsi itari yagera, uhita umuzana muri urgence. Ubwo aje abitubwira avuga, muguma amaso n'ubundi ubwo ndaba nagiye, ndaba napfuye n'ubundi, ndaba nasinziriye. Ubwo twaragumye twicara ngo bigeze saa 8 za kumanywa, twumvishe apere ya noze ya dogiteri arimo kumwamagara ngo murebe muhambira ibyo muhambira vuba muze mufate igitanda, ejo mu gitondo kwa 3 ndabyuka mubaga. Kumbe uwo yagombaga kuzabaga kwa 3 yitabye Imana atari yagira gute, atari yajya kubagwa. Ubwo ntiwageze icyobo bati ni njye uri bukurikira? Ntabwo banari mfite. Iyo umuntu agiye gupfa ntabwo bagira. Dogiteri aguhamagara, murahura? Twarahuye mu masaa 8, ubwo mu masaa 9 tuba tugezeyo. Dushaka igitanda aho ngaho, igitanda kiba kirabonetse. Mu masaa 9 nibwo abantu baza gukoropa bari bakora amasuku. Njye nabyutse njya muri douche, nahise numva nsa n'umuntu worohewe. Nahise njya muri douche ngaruka mu gitanda saa 3, bona bazanye agatanda baranjyanye. Nanjye ntumbaze ngo byagenze gutya, ntago mbizi ukuntu byagenze. Uheruka winjira muri sale? Naherutse ngewe ninjiramo mbona abantu bambaye icyatsi kibisi bameze nk'abasirikare, bari kuvuga ngo manura igitara, ngo ushinzwe gutera ikinya iki n'iki. Doke nje naherutse ngewe nsinzira, ntazi n'ukuntu nagiye, ukuntu bambaze ntabyo nzi. Gusa ikintu ndi kwibuka, ndi kwibuka mvuye mu kinya nkangutse. Namaze iminsi 2 muri koma. 2 muri koma? Ntakanguka. Uzayibona ku mafoto. Ntakanguka. Aho ukangukiye sasa? Bategereze ko nzakanguka baraheba. Ubwo nje nibaraga ikuzimu. Wenda nyine nk'aho hantu uri muri koma iyo minsi 2
nta kintu watekerezaga umuntu aba ameze ikintu cyo ku isi nta kintu ushobora gutekereza kibaho. Ibintu nari ndimo n'iby'ikuzimu byo narabibonaga, byo nabibonaga n'amaso ndabibona mu mwijima. Njye nabonyeho ibintu ikuzimu nk'ibiki nta kintu kiza kiba gihari. N'ubundi babaga barimo gucukura imva gusa, bashingura abantu. Siko bari bakujyanye mwa? Nanjye ubwanjye nari kumva hejuru barimo kuncukurira, narabibonaga. Barancukuriye, narabibonaga batari babisoza. Nje nibona akangutse batari basoza gucukura, kandi ndi hejuru ntegereje. N'ubundi hari muri umunange bita Bizimana Jean Claude, atuye i Kanombe. niwe wankanguye, yarampamagaye. Ni Imana nawe yamukoreyemo. Araguhamagara kuko njye naratekereje iyo atampamagara babandi bagasoza bakanshingura, ku isi bari kumenya ngo runaka yapfuye. Ariko babandi bakujyanye, babandi banjyanye. Isi y'umwuka irakora. Hari igihe umuntu aba arwaye, noneho bakagira ngo ni ukunanirwa k'umubiri, arimo ararota, kumbi bari gucukura imva, barangiza bakamutwara. Rwose nibyo bintu nibona. Mbona udukurikiye, nujya ubona umuntu wawe arwaye ukabona hezeho cyane, ujya umusengera cyangwa umube hafi. Hari igihe Satani nyine nk'uko Eric ari kubitubwira, isi y'ikuzimu iba iri mu kazi kayo. Yadukomeza kuko iby'isi ntabyo nari nzi. Uwo muri umunange yarampamagaye, amamagara batari basoza kuncukurira. Ndumva naramwita byashize nk'iminota nk'itanu. Niwe ijwi ryangezeho. Numva kajwi karaje rwose karanguruye. Numva ijwi ririmo guhamagara Eric. Ubwo yavuze Eric nibwo nikanze, mpita nikiriza. Ahubwo ijwi mpita numva baratanga ngo uzi ko akangutse. Bo bari gutangara. Ngo uzi ko akangutse. Noneho njye naje kumubona, mbona yabaye mugufi. Igicucu narebaga, kandi urabizi kwa muganga amatara haba hagaragara. Ntabwo njye nayabonaga, ntabwo hagaragaraga, ariko nabona igicucu cy'umukara gihagaze iruhande rw'igitanda. Abaze se ko wabaye mugufi byagenze gute? Urumva ko bisa naho twari tumaze imyaka myinshi tutabonana, kandi n'amajoro 2 yonyine, iminsi 2 yonyine. Ni iminsi 2 yonyine. Yawe si ko wabaye mugufi byagenze gute? Wararwaye uba mugufi? Ngo reka ntabwo ndi mugufi, njye ndi muremure. Ariko mu kuza gutyo nase numva mfite inzara idasanzwe. Ntabwo ariko njye ndumva nta kindi kintu ndwaye, mfite inzara. Numva hamagaye muganga hafi, abaza muganga bakuri iruhande, niwe ukurinda ubundi aho ngaho muri koma. Arabwiye se twamuhereza iki? Ngo nta kintu mwemereye kumuhereza, ariko mushakire ji imwe yonyine y'Inyange. Imwe, ebyiri hoya, ni imwe yonyine niyo yemerewe. Agenda nshakira akaji, amfatira ku munwa ndanywa. Urumva ko yavanyeho mbishoje, kubera ko nari mfite inzara iteye ubwoba. Ubwo urumva ko nawe yahise andya ku gafoto. Ndimo amafoto tuzabereka. Yahise anyiba mbega agafoto muri iryo joro. Ubugarutse mu buzima, kandi nta muntu wemerewe gufotora umuntu uri muri koma. Ubugarutse mu buzima busanzwe. Ubwo nibwo nahise ngaruka ku isi. Ni ku isi nari ngarutse mushyashya. Muri make njye navuye aho ngaho iryo joro. Mbo byageragaho nkaruhuka, nabanje nganiriza muganga, tukajya tuganira cyane. None nje nkajya mvuga ibintu bitari burangire vuba, biterekeranye. Bitari bunarangire vuba. Titi akajya nkwepura, urabona ko barimo amarido ameze gutya, bagiye bapangamo ibyumba, barakase mu marido. Akajya nkwepa, akajya ambwira ngo waryamye ariko ukaruhutsa ubwonko. Agatotsi kaza kunjyana gutyo, ndasinzira. Mu gitondo mbona atangiye azanye amazi y'akazuyazi, atangiye kumpanagura. Muganga nta murwaza wemerewe aho ngaho. Atangiye kumpanagura, mbona azanye pampa, sinzi n'igihe bazizaniye. Tagese muga, izo si pampex. Umuntu w'umugabo nkanjye, umuntu w'umusore ndambara pampa. Ko nzi ko zambara abana, ngo hari n'iz'abakuru.
anyambika pampa, nibwo nari nambaye pampa navuga uzi ubwenge butangiye kuza, none banyambitse pampa, banyambika pampa, nambara pampa rwose. nawe akabigaseka nk'akeza ubwo njyewe ariko burwayi ni bubi, nta kintu njye natekerezaga muri njyewe, kuko nta n'ibitangaje cyane, gusa natangaje no kubona barimo kunyambika pampa, nzi ko bazambika abana batoya. ahita ambwira ngo kama, ahita ambwira ariko mbose, namubwira ngo ndashaka ibiryo, nambwiye se wajya ukampamagarira umurwaza, ukavuga ngo umurwaza wa Bigirimana Eric baranzi, urahita umubona. urabona iyo muganga asohotse akavuga ngo umurwaza runaka, abazi ko agiye kumubwira ngo yitabye Imana cyangwa se yazutse. bose bari bafite ubwoba, bavuga ati uyu nguyu nibaduhamagara birangiye. yahamagaye, agiye ahamagara muramu wanjye, niwe wari wandayeho iryo joro. yari yandayeho, abaraje bitambwiye ariko ndashonje, ndashonje cyane kandi. so muganga none se twamuzane iki ngo mushakire akantu k'agatoki k'agatogo, mumushakire n'inshyushyu y'akazuyazi. ni ukujya kubigura, nta bantu twari dufite hafi aho ngaho. barabigwa kurya birakunda. nari mfite apetite ubwo, urabona batanga muri tekawe, basanye tewe, urabona bwa bufoke bwa plastiki, uzi ko hari n'abantu bafite ubwenge batarwaye barabuvuna rimwe na rimwe, bitewe n'ukuntu karishije. barakaza, urabona ibitanda byo kwa muganga ni bya bindi bizamura gutya, ukazamuka ukasa n'uwicaye gutya kugira ngo urye. noneho hari akameza bo bazana kakakwegera bagatereka aho ngaho. narariye ndarya n'isosi ndayihuta, yari isigaye muri tekawe. ubuvuye aho ngaho twihutishe, ngewe ndashaka kubagwa bwa kabiri. urumva wabazwa ubwa mbere, ukuntu byaje kugenda, urabona mu mafoto biranatandukanye. ibagwa rya mbere n'irya kabiri biratandukanye. kabiri bakubaga umutwe, mu mutwe. ubwo byaje kugera mu masaa 8 za kumanywa, nibwo bamvanyemo banjyana muri sale, muri rusange y'abarwayi bose basanzwe. ndumva narariye porte manje ebyiri z'ibiryo, ebyiri. ndangije ndanababwira murabizi, mugende mubwire mu rugo nta murima bafite bakodesha, bashake aho bakodesha, bahinga imyumbati, bahinga ibijumba, kuko inzara mfite ntago muzanshobora batahinze ibyo bintu, ntago bizavamo. kumbe igifu kigera aho ngaho kikazagaruka none mu mwanya wacyo. nariye porte manje ebyiri, urabona ino ji ya litiro zo makarito, ndumva naranyweye litiro. ndenza kuri bya biryo, kuri za porte manje ebyiri na nuza nari yari kwisha. ubwo nagiye muri rusange aho ngaho, nguma aho ngaho, doke nkigera muri sale nahise mera nk'umuvugabutumwa, kandi nkirimo ikinya, kumbe nandi mu ikinya, nge nta makuru mfite. nahise mera nk'umuvugabutumwa, urababwira ati mvuye kuzimu ndahabona. ntangira kubwira abarwayi n'abarwaza ku majwi kabisa aranguruye, ku buryo wumvaga umuntu ari kukamubura. rabwira umva, uzi ko yaguye kandi yarasengaga, natangira asenge ubu ngubu. biba bije aho ngaho, musengere n'abarwayi banyu barahita bakira, kandi nabo nibakira bazibuke ahantu bavuye. niryo jambo njye nababwiye. iyo bwabaga bukeye mu gitondo, nahitaga mbabwira ngo mubyutse abarwayi dusenge, mugasenga cyane, tugasenga. noneho barumuna banjye, bashiki banjye, bakuru banjye bakavuga ese ibi bintu ari kubivana he? umwe ngo njyewe nkwemereye Bibiliya. ndababwira ngo urakoze, ngumva ngo nanjye mwemereye. kwa muganga mu bitaro nagabanye Bibiliya ebyiri, nubwo nta n'imwe yari yataha, ariko zizaza. nibagire bazizane, uzane izo Bibiliya Eric avuga ubutumwa cyane rwose. ndagenda mba umuvugabutumwa mu bitaro aho ngaho. ndagenda ndahinduka. urumva ko twamaze ibyumweru 2, bavuga nta muntu ujya ukirira. muri iyo minsi nyine, maze iminsi 2 nyine mfite morale. ku munsi wa gatatu ikinya kirangiye, morale zose ziracika. akajya avuga se runaka noneho ko atari kuvugara, ababwira gake ngo narembye.
narebye naracitse kime imbaraga zose zacitse neza. Ubwo bigera igihe turataha, abafamiliya nyine bazanye imodoka turataha, bangeza kwa sister wanjye mu Nyakabanda, ndataha babahereza amabwiriza agena umurwayi n'ubundi wabazwe ibintu agomba kurya, ukuntu bagomba kumufata, ubone hagera gato akamufata muhite mumugarura hanga. Ndagenda ntagira ndoroherwa, mu koroherwa niko apeti nari mfite, bakajya bampereza imbuto iki, ndagenda mera neza, ntangira kumva umubiri utangiye kuzamo gake gake. Nanjye ubwanjye najya niyumva nkiyumva rwose ndimo kuza ndimo umuntu. Nahise njya mu rusengero rw'abapasiteri babandi baje kunsengera. Nahise njya mu rusengero tangira gusenga, mbabwira rero mfite n'ubutumwa. Ubwo nagiye mu rusengero batangiye guhamagara abantu bafite ubutumwa bwo gutambutsa mu bandi. Ubwo naragiye imbere y'Imana, shimira Imana, mbabwira ahantu mvuye. Pasiteri aravuga ngo rwose uyu muntu ntabwo nari nzi ko azagaruka ahangaha. Nari nzi ko twagiye gusengera umuntu agomba gupfa azapfe neza, ariko ahubwo nanjye natangaye kumubona ahangaha, yaje ahangaha mu rusengero hano. Ngo ni ibintu bitangaje cyane. Arabwira ngo pasiteri ntabwo bitangaje cyane, Imana ahubwo iratangaje cyane kuko niyo yatumye nanone ngaruka hano. Sinari nzi ko bizagenda gutya. Mbabwira byose, ndavuga ibyanjye byose bitavuga. Nari umupagani, nari umunywi w'inzoga, nari umunywi w'itabi, doke n'imiryango yari yaranyweho amaboko kubera agatabi n'inzoga. Iyo nabaga mbonye nka 5 nabaga ndi patron, nabaga ndi boss. Nabaga ndi boss, numvaga nagutera urushyi hanakwishura. Ubu babwira by'Imana yakoze, ndabibatekereza byose, nabwira rwose ahantu Imana imvanye. Ikintu mvuze sinzongera kugisubiramo, nta nubwo nzongera kugira gute kugica iruhande. Ubu ngiye gutangira gusenga Imana yanjye yandemye, kuko ahantu mvuye ndi gutekereza iyo yikuzimu hano naturutse, ukuntu nageze ku isi. Ndimo ndabikura ngasanga natekereza ibyaha nagiye nkora, nsanga harimo ibyoroheje, ibikomeye, hari ibyo Imana itashobora kumpanira. Nizo mpamvu ntagiye. Imana iracyankunda, iracyagukunda cyane. Njyewe ndagira ngo umbwire kubagwa bwa kabiri, uri kumva bakubaza ubwa mbere barangije, njyewe amakuru barayampaye. Urabizi ugiye no kujyayo twarasinze, ariko uvuga ko ugiye kubagwa ubwa kabiri. Noneho ubwo byari biteye ubwoba, tuvuga ati aragiye Eric ntituzongera kumubona rasita wacu. Byo byaje bite? Ubwa kabiri ukuntu byaje kugenda, kumbe dogiteri we yarambaze asigamo akantu gakeya, ntiyaharura ngo aharure neza burundu, indwara yose yayisibanganye burundu. Yasize akantu gato ngo iyo avanamo kose bari gupfa, nari guhita nsinzira aho ngaho kwiseta n'ubundi ubutahaguruka. Yahise asigamo akantu gato, yaravuga ngo ako gatoya kazarangirwa no mu gushiririzwa. Ahita ahamagara umudogiteri w'i Kanombe, arambwira ngiye kohereza umuntu gutya na gutya, bigira Imana Eric umwiteho, ndashaka ko umushiririza kugira ngo akabazo afite gahita gakemuka. Nahise njya i Kanombe, transfer bamaye Kanombe, ngezeyo bahise banyandikira ibinini bihenze kubi, ngo turatangira gushiririza ibinini byabonetse, uko uzajya urangiza gushiririzwa ni kuzahita unywa ikinini. Uzajya unywa ikinini kimwe paka iminsi 30 irangiye. Ikinini kimwe cyaguraga 10,000. Cyaguraga 10,000. Ubwo ni 300. Ni 300. Urumva kuyabona rero byari ibibazo. Kuyabona byari ibibazo. Urumva ko batabaje imiryango yanjye yose. Baraterateranya amafaranga araboneka, imiti turayigura, batangira kunshiriza i Kanombe, ukwezi kurarangira. Urabona bari baranyandikiye iminsi yo kuzajya njya muri control niki. Ubwo barangize kunshiriza bampereza n'iminsi yo kuzajya control, kugira ngo bisubizo nzabigarure kwa dogiteri wa kabiri ngo w'i Kanombe. Ubwo nagiye control kuca muri Emera wa Faisal, ngarutse nzanye ibisubizo, asanga ka kantu karacyarimo nta naho kagiye.
biba ngombwa sasa. rero ahita ambwira ngo uzi n'ikindi, ni ngombwa kugira ngo bakubage ubwa kabiri aka kantu bakavanemo. Muri njyewe nahise numva nyine umutima wikanzemo gakeya, kuko nari ntangiye kuba umuntu ngire ngo uzabibona no mu mafoto, nari ntangiye no kuzana umubiri ndi umuntu ushimishije. Buri muntu wese wari unzi yarambona kavuga se uriya ni runaka tuzi, uriya ni runaka tuzi ko yabyibushe yazanye amabura, abwira mube muretsesha ninuzuze ibiro 80 nibwo nzemera ko noneho najemo neza, mube muretse kabisa, mwe mutuje mudatuma umubiri wanjye usubira inyuma. usubiye kwa wa mudokiteri ahita ambwira ngo hano i Kanombe ntabwo twakubaga, ntabwo ariho bagiye bwa mbere, ngiye guheza transfer usubire CH. Sanga wa mudokiteri wambaze yagiye mu mashuri, yagiye mu mahanga, hari undi mushyashya, umushyashya aje biba ngombwa ko ambwira ngo zana CD zose. uraziza, nazanye CD zose arazireba ati ahita amereza, arandi baravuga wowe genda, ntabwo bizagera mu kwa 10 ntaguhamagaye, uzaze nzongera mpite nkubaga. kubagwa kabiri ku bwonko ukaba uri muzima. Mu kwa 9 mu matariki 15 haba haje abazungu bavuye hanze bizi iby'ibyo bikorwa byo kubaga mu mutwe. harimo umuhinde, harimo umunyamerika, ni abazungu batandukanye bari baje aho ngaho. Dr. areba aravuga igihe kiriya mwana ntabwo cyari cyakageze, ariko amuhamagara, yahise yampamagara ari ku cyumweru ngiye gusenga, yarampamagaye arambwira ngo itegure kwa kabiri uzaza ufata igitanda, hari abazungu baje muri icyo gikorwa, nawe bagufashe bizagenda neza kandi ndabyizeye. Nibwo naje ntago kabura nihagararagaho, nibwo naje nkakubwira ngo bwira abakristo nta yindi mpamvu ni y'amasengesho azamperekeza, ngiye kongera kubagwa bwa kabiri. Niko nagiye kubagwa bwa kabiri, ariko bwo nagiraga ubwoba, n'uwo mbibwiye arambwira ngo noneho urabizi ugiye gupfa. Muri ngiye kwikomeza nkamubwira, ababwira ko Imana yandokoye bwa mbere ntaho yigeze ijya. Nimba yari iziko ibya mbere nibyo byari bikomeye kurusha ibya kabiri. Ubu ngubu meze neza, ndigenza, sindi kugendera ku gakoni, ntago meze nabi. Imana yandokoye bwa mbere igomba no kuzandokora bwa kabiri. Nimba yarapanze ko zapfa bwa kabiri, ngiye kubagwa bwa kabiri nibwo zapfa. Mumaze kumbona noneho ku isi ko byose bishoboka, ko maze guhinduka, ubwo nyine nzapfa nyine kuri uwo munsi. Ngo wabiretse ngo ukazategereza igihe cyawe cyazagera, ukazagera. Avuga muganga yambwiye ngo mfite uburwayi muri ngewe bundimo. Ubwo urumva we ari injiji, nge nicaranye uburwayi, nicare mbizi ko mfite uburwayi muri nge. N'ubundi amaherezo n'ubundi nzapfa, n'ubundi na hariya naho nimba naho ngomba kuhagwa, n'ubundi ni wa munsi. Ntangira kwikomeza gutyo, ntangira kwikomeza bwo nagiye bwo mfite icyizere cyane. Kubera iki? Nari naragarukiye Imana, ngire ngo wari usigaye umbona hariya, nawe byaragutangaza wese umuntu ni iki cyumweru aje gusa, ntabwo azagaruka, ukabona ndaza. Kandi nkakubwira amagambo meza, barakubaza ubwa kabiri uzabona mu mafoto. Bwa kabiri ndagenda afata igitanda, abazungu baraza bangeraho ku gitanda nijoro, ngo wa mudokiteri arambwira ngo zana y'amasede, ndayazana bashyira muri mashini, batangira kureba amafoto ukuntu bimeze, ukuntu uburwayi burimo ko buhagaze n'iki. Dr. arampamagara arambwira se urashaka ko tukubaga cyangwa tukurekeje uzatahe, nutangira kuremba bari guzagaruka. Kuko umurwaza wanjye umubonye, iyo umureba ari kugira ngo niwe urwaye, ahubwo njye naje kumurwaza. Yari yarahahamutse. Njye meze neza, ahubwo ari njye ubyibushye kumuruta. Nyine ubwo urabyemeye, tunaganira nera story. Urumva ko nagiye ufata igitanda, mvanamo ipantaro, nambara ikabutura. Ku bitaro hari harabaye nko mu rugo, nyine naramenyere, nari nzi ibikorwa byose ibyo umuntu agomba kuba afite mbere yo kujya mu gikorwa cyo kubagwa. Twagiye tugura ibyo byose, turabigura, tudepa aho ngaho dutegereje uwo munsi. Icyo ntaguze ni pampa, naramubwiye pampa tube tuziretse. Pampa iragarutse. Ndabwira tube tuziretse pampa.
kuko twaraziretse Imana yabikoze neza. Barambwiye ngo ntahe, ngo mu gitondo bandekure ntahe, ndababwira ngo ntabwo bishoboka. Warambwiye ko nyifite uburwayi, njye sinshaka kwicarana uburwayi, nimba ari uzabore wo munsi wanjye wo gupfa zapfe ariko nta burwayi, nta burwayi njye nsigaraye. Ahita abwira abazungu ngo ngo yabyanze, ngo ntabwo yasubira mu rugo, ngo ntabwo yasubirana uburwayi mu rugo, ngo azaze yararembye. Abazungu baraseka baravuga ngo nta kibazo, reka ejo tuzamubage. Ahita abwira muganga wo ngo muri sara, avuga ngo Eric niwe tuzaheraho ejo. Ninjye bahereyeho koko mu kubagwa. Mu gitondo baraza bazana agatanda, abwira nta gatanda ndi bugendeho, urijyana. Ngo none se ngo tuzana akagare ko tutakujyana gutya. Ndavuga nta n'akagare ndi bujye, rose mbaye iki, mfite imbaraga zanjye zose meze neza. Urijyana. Tugenda n'amaguru na muganga n'ibitabo bya bifite, tujya muri salle d'op. Tuhageze hari akumba nyine ubanza kugenda ukavanamo imyenda yose, hari agakanzu ugomba gusohoka wambaye. Bahita banjyana nyine mu cyumba cyo babagiramo. Abazungu baraza bavanga imiti, undi afata y'amasede yanjye atangira ashyira muri mashini areba uko uburwayi bumeze, niko yafotoraga, nimba yarasunikaga yohereza iwabo, nabo bakamubwira ngo muri ubigenze gutya na gutya, simbizi. Gusa njyewe umuzungukazi wavangaga iyo miti y'ikinya, nta rushinge bigeze bantera, usibye serumu yashizemo banyongera indi. Ndumva ngo nyuma ngo baje no gukoresha umwuka, nimba ari wambanye muke simbizi, kuko na muri facture twagiye kwishura n'umwuka barawutwishyuye. Ubwo ukuntu nasinziriye ntumbaze, sinkuzi, nagiye ngiye. Igikorwa baragikora babisoza neza ntabizi. Banjyana aho ngaho muri koma, ahantu umuntu aruhukira nyine avuye kwibagiro aho. Bigeze saa 11 kandi naninjemo saa 2. Mpita nkanguka nk'umuntu wagize gute, nk'umuntu wari uryamye. Ndebye mbona niyorosha amashuka y'icyatsi kibisi. Zamura akaboko nkoze hano, kundi ko harimo serumu. Numva mpita mpamagara muganga, ntabwo yari yambonye. Muga se babikoze ryari? Byarangiye. Ngo babikoze kare, ngo urakangutse se? Ndabwira ko ino sonde yawe irimo kumbabaza cyane. Ngo mukanye barashobora kwamitabwa, muga mfite imbaraga kandi noneho ndakangutse. Uko mfunguye amaso mise mbona hano hose ndi kuhabona hameze neza, haragaragara. Mpita mvuga ubwo nuko nsigaye nsenga. Ubu uru ni urumuri rwiza cyane mbonye. Uru ni urumuri rwiza cyane mbonye, nta mwijima noneho nkirimo kubona. Uragarutse barangije kukubaga ubwa kabiri, ugarutse mu buzima. Ni ikintu gikomeye. Nyine ubwo nahise mubwira. Mpamagara umurwaza wanjye, ngira ikintu namutuma, ndumva meze nabi, ndashonje. Umuntu aba yaburaye, urarya byagera saa 4 ntugire ikindi kintu ongera gufata, urumva nawe umunsi wose. Umurwaza wanjye araza, ndabwira ko nkeneye akaji, agenda arakazana. Mukandi kandi nongera ndamubwira ngo genda ongera umuhamagare. Ndambwira ariko nkeneye n'amata. Azaniye ya mata, mitambwira fata agafoto uhita usunika, uhita ushira kuri post, bose babone ko nakangutse. Urabona ko aho gufotora ntabwo byemewe. Numva yarakanyibye, nibwo yahise agira gute, yahise asunika, mwese mukabona mwese. Rero njyewe byarantangaje kubagwa kabiri umutwe mu gihe cy'umwaka, Imana ikagukurayo, ni igitangaza gikomeye. Ndagira ngo turimo dusa nawe tugana ku musozo. Urumva Imana yagukuye kure, kandi nawe hari ibintu wiyemeje kuba kuzayikorera. Ubu buhamya kandi nabwo buzubaka benshi. Ndagira ngo byibura ugire message utanga nko ku rubyiruko, rukumva ahantu wavuye mu nzoga, urwego wari ugezeho uraruzi, kunywa itabi ryinshi, urwego wari ugezeho uraruzi. Niyihe message waha urubyiruko? Message naho urubyiruko ruri kunyumva kuri ubu ngubu, bashatse amarere bafite muri iki gihe, bagejeje mu iki gihe, bashatse babyihorera, kuko nanjye urwo rwego naruciyemo. Mu by'ukuri abantu banzi neza cyane, banzi. Hari n'abandi batari babyemera neza, baravuga ko runaka inzoga yaraziparitse koko, no mu miryango barahari batari babyemera neza. Ariko ubutumwa buturuka
kuri bashiki banjye n'ubundi barababwira ngo runaka yarahindutse Imana yanagukubise n'akazi keza, ndabizi uyu munsi usigaye ukora kuri sitasiyo imwe ikomeye muri iki gihugu. ubu ngubu burya ngo iyo utangiye iyo ubonye akazi kabi kagurisha akazi keza. Akazi nakoraga ntaho kari gashimishije cyane bitewe n'uko agashara nta kabonekaga vuba, ariko ubu Imana yaramfashije nsaba akazi kuri sitasiyo mba ndakabonye, mbona akazi ko kujya nkora nijoro, ntanga amavuta nijoro. Imana ishimwe kabisa. Sinaye ibikorwa aho ngaho numva byo bimeze neza, nubwo katari kaboneka agashara ariko biza bimeze neza, bizaza humura ntari. Sawa rero ndikumva urubyiruko babahe message, n'umuntu wabiciyemo azi ububi bwabyo. Itabi rigatuma ubagwa inshuro zinge mu bwonko, urumva we yagarukiye hafi ku mwobo w'urupfu cyangwa inzoga. Rero rubyiruko turabakunda, kandi icyo tubifuriza ni uko namwe mwagenda mukayoboka inzira nziza. Nta cyiza cy'ibiyobyabwenge, nta cyiza cy'itabi. Eric yabivuyemo, uri kubona ameze neza kabisa. Nta kibazo kabisa, mu by'ukuri umeze neza. nanjye ubwanjye ndabyiyumvamo meze neza cyane. Ubutaha rero, ntabwo bari babyizera, ariko ubutaha tuzakuzana uri kwigisha ijambo ry'Imana ubabwiriza. Yego. Ese uyu munsi ubundi usengera hehe nabyo babimenye? Kuri uyu munsi urabona nabanje mba umuyisilamu. Wabayeho n'umusiramu? Nabaye umuyisilamu. Ubuhamya uzi ko ari bwinshi? Ni bwinshi cyane, tushobora no kugeza ejo mu gitondo. By'uwisilamu mba ndabihagarikije, ni kwa kugwa nyine, kwa kugendera muri cya kigare cy'abantu. Burya ikigare ntabwo ari cyiza, burya iyo ugendanye n'ikijura nawe uba uri ikindi, iyo ugendanye n'umusinzi. Naravuze ngo mbwira uwo ugendana nawe mubwire uwo uriwe. Iyo ugendanye n'umusinzi nawe uri umusinzi. Ariko uyu munsi urasenga? Uyu munsi ndasenga, ubu ngubu nsigaye nsengera mu rusengero muri Assemblée de Dieu. Niho nsigaye ubu ngubu niho nsigaye nsengera. Imana iguha umugisha rero. Bantu mwari mudukurikiye, urumva ubuhamya ni bwinshi, ariko reka tube ducumbikiye aha ngaha. Tuzamugarura ni mubishaka, turabibona muri comment muri bushyireho. Ese ubyumvisha ute? Ushaka gutanga ubuhamya, ushaka kutwungura mu bitekerezo, nimero nta yindi ni iyo ngiyo, ni 0780 20 56 420. Ukanatwandikira kuri WhatsApp, byose birashoboka. Reka ngushimire Eric. Urakoze cyane Pastor. Imana iguha umugisha. Namwe mwakuri iki kiganiro turabashimiye. Imana ibahe umugisha. Murakoze.